cyane ko kuri ba bantu bakunda kwifata ngo bagiye gufata abana b'abandi ku ngufu. Biriya bintu si sawa, biriya bintu ntago ari byiza. Ese ntubikora ngo wishime, ntubikora ngo ugere ku ngingo ushaka, kandi barahari abo wakidagaduriraho bafite imyaka za 30 na ubaye ufite imyaka 25, ugiye gufata umwana w'imyaka 15. Ni ikosa rikomeye cyane. Iki kiganiro kizageraho wese azakuramo ubwenge bwinshi cyane. Ndazi neza yuko bantu tuba dushaka gutereta cyangwa se tuba dushaka kugira ibyo dukora mu bintu bijyanye no kubaka cyangwa se mu bintu bijyanye n'itereta cyangwa se mu bintu Welcome kuri Innova TV show. Ubu twaje kubagira inama, tubagira inama zitandukanye, yaba umusore, yaba inkumi, yaba umukecuru, yaba umwana, cyangwa se abantu bubatse ingo mu gihe gito cyangwa se abantu bazisharijemo. Ubu tuje kubagira inama, mutera gatebe twige byinshi. Turaganira kuri byinshi bitandukanye, turaganira kuri byinshi byubaka umubiri, turaganira kuri byinshi byubaka ibitekerezo by'abantu, turaganira kuri byinshi bigiye bitandukanye, yaba mu gihugu cya Kenya, yaba mu gihugu cy'u Burundi, yaba mu gihugu cya Uganda, yaba mu gihugu cya Tanzania. Mutera gatebe tuganire. Turaganira ku bintu bijyanye n'iki, n'imyubakire n'amabanga y'urugo, no ku bintu bijyanye n'abantu bashaka kubaka ingo mu minsi izaza cyangwa se muri iki gihe turimo. Ndabashishikariza yuko nkomeje kuvuga ku basore baba bashaka kubaka ingo, baba bashaka gutera imbere mu bitekerezo byabo, baba bashaka gutera imbere mu mibereho yabo cyangwa se mu mafaranga cyangwa se mu buzima bwabo. Buriya niyo ubyibushye warunanutse ubuteye imbere. Murakoze cyane. Turaganira rero ku basore bashaka wenda nko gushaka abagore cyangwa se gushaka amafaranga. Abo basore rero, basore banje, mbagira inama. Umuntu uteganya gushaka umugore agendera kuri ibi. Ushatse wantega amatwi ukanyumva ko ibintu ngiye kukubwira bizagira ingirakamaro, bitugirire ingirakamaro twese, ndetse nawe n'abandi. Umuntu uzi yuko ateganya gushaka umugore akaba azi neza ko, kandi burya bajya bavuga ngo urugo rwubakira kuri twese. Niba uteganya gushaka umugore ukaba uzi neza ko nta mafaranga ufite, wicika intege. Ari umugore ntazaza azanye amaboko gusa, kandi nawe azi neza ko igihe turimo ari icyo gukora, ari gukura amaboko mu mufuka. Niba uzi neza ko nta mafaranga ufite menshi, ayo waba ufite yose wayarya mu busore. Ugerageje ya mafaranga ukoresha urya mu busore wanayarya uri kumwe n'umugore wawe. Usanga ibintu abakobwa barya byinshi yakagombye kubisangira nande n'umugabo. Umusore rero, umusore ushaka gushaka umugore ushaka umugabo, inama niyi: mwubake urugo. Urugo ni rwiza, urugo ruteza imbere kandi ruhindura ibitekerezo. Uwubatse urugo ntago yaruta, kereka waragiye kurwubaka utazi icyo ugiye gukora. Uriya ugiye kubaka urugo ukajya mu rugo uzi icyo ugiye gukora, ufite intego. Kujya kubaka urugo ufite intego nicyo kintu cya mbere kiryohera ugiye kubaka urugo. Naho kujya kubaka urugo ukajya kubona runaka araguhamagaye, sister araguhamagaye, undi araguhamagaye, tujya aha. Madamu naturuka hati se wamaraje tukungikanya icyo kurya, ukazana 1000 nanjye ngashyiraho 1000, nireka da. Urumva ka gashungo uracyakarimo. Umwe yaguhamagaye, n'undi yaguhamagaye, wagiye. Mudamu yakubaza 1000, uri bushyiraho 2, ngo reka da. Ugasanga ugiye mu kabari, ahubwo uragujije. Kubera icyo utagujije ayo kumuhanga ajye kurya? Kubera icyo utagujije ngo umuhe ayo guhaha ateke murye?
umuntu uzi neza yuko ashaka kubaka urugo ntago ajya mu gashungo kururu wapi, ahubwo abantu benshi barahari b'ingirakamaro, barahari badufatira runini ku buryo tutakirwa tujya muri bwa buyobo. Ugasanga ugiye mu kabari guhera saa sita kugeza nimugoroba, cyangwa se ugiye mu kabari guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, uratashye ugeze mu rugo, aho kubaka umutekano urawuhungabanya. Hari abagabo batagira impuhwe, hari abagabo baratagira impuhwe kandi babaho, ndabizi neza ko babaho. Ese nimba usanze umuntu yagusasiye yagutekeye na ndetse n'abana yabitayeho, ukaza wagera mu rugo ngo nukubera iki ngo utanteguriye ku meza? Rega nawe wanabyikora, usanze yashashe yatetse biraho, kwitegurira ku meza wanabyikorera mu buryo bwo kudahungabanya umutekano. Kubera iki twumva yuko abagore ari bo bakora byose, twebwe tutamufasha? Buriya nawe ushobora kwicara ugatekereza, ese ni iyihe mpamvu yatumye wa mugore adakutegura ku meza? Ashobora kuba yarananiwe, ashobora kuba yaragiye kuryamiriza umwana agasinzira. Ibyo byose twabibara. Sasa ntunitaye ko wagiye mu kabari uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba, ntuzi uko umwana yiriwe, ntuzi uko umugore yiriwe, ntunitaye ngo sinigeze mbitaho bihagije. Byibuza bafite n'amakosa bakoze, byibuza ni nayo nabahaniye, ugahita uturuka ku muhanda ukaza urwana. Ese buriya wa mutekano ubu wubatse? Ntitwibasire abagabo gusa, twibasire n'abagore. Hari abagore badashima. Kuri uyu munsi wa none hari abagore badashima. Ugasanga nk'umupapa w'imyaka 50 umugore ntashimye ibyo amukorera, ntashimye ka kazi yagiyemo, ntavuze nti umugabo wanjye arashaje, niba ashaje reka mwubahire ya myaka agezemo. Akumva yuko atasaza ka kazi yagakora. Ndi kuvuga ku kazi ko mu cyumba, ko mu byumba by'ibanga. Ugasanga umusaza afite imyaka 50 umugongo waracitse, umugore ntashimye ibyo yakoze, ahubwo akumva yuko yamuciye inyuma. Yagiye guhiga, umugore nta kazi agira, yirirwa mu rugo. Urumva imbaraga akoresha zose kugira ngo abashe kubona cyatunga umuryango we. Akoresha imbaraga nyinshi cyane. Yagera mu rugo agasaga umugore yatetse, yariye, yahaze, yateguye no ku meza. Umugabo yajya ku meza, yinjira mu buriri ananiwe ngo kutagize icyo ukora, ngo hoya. Rero mu by'ukuri iminsi ntisa, mushobora guhita mwihangana mugafata umunsi umwe wo kuwa gatatu cyangwa se kuwa mbere bitewe n'iminsi urekipeyamo. Ya minsi ugatuza, ukicara hariya, ugategurira umugabo, ndetse umugore agategurira umugabo agategurira umugore. Wa munsi warekipeyemo ku buryo mutegurana neza, ku buryo umuntu ashira impumundi, ku buryo umuntu ashira ifembundi, mukagira ibyo mwikorera mwebwe bwanyu. Ariko burya ntago ibintu ari bikozwe buri munsi. Birumvikana ko iyo mukiri abasore, iyo mukiri inkumi, hari ibyo mwakagombye gukora buri munsi. Ariko burya umuntu ageze mu zabukuru uko byagenda kose, ku myaka 50 ye, akora uko ashoboye. Koko iyo umuntu akuze, kwa zambaraga ko agenda zikoreshwa yazikoreshaga mu busore, siko zihama, zigenda zishira. Utazabona umugabo agiye mu kazi ngo ushaka abagufasha cya gikorwa atakoze. Biriya bintu ni bibi cyane.
biriya bintu ni bibi, byica umuryango, bisesereza umuryango, byica n'ejo hazaza h'umuntu. Basore banjye, nkumi zanjye, bashuti banjye, basaza banjye, bagira inama. Buriya nupanga gukora ikintu uzagisha inama, bibaye byiza wagisha inama umuntu utakuzi, bibaye byiza wagisha inama umuntu uzi neza ko yakugira inama kuko uba umubona, hari n'abakumviraho. Ariko gerageza ugisha inama umuntu utakuzi, cyangwa se mama wawe cyangwa papa wawe ubaye umufite, hari abatabafite. Ariko mu by'ukuri mu kiganiro nabaherezaga ni inama nabagiraga, ni inama kuri buri umwe, ni inama ku mukobwa, ni inama ku mugabo, ni inama ku bana. Ndabizi neza hari abantu bagera mu myaka za 14 bakaba ari bwo bumva ko icyo kigero kiba kiri ku bana, bakaba bumva ko bakuze, bakaba bumva ko batangira gutereta. Biriya bintu si byo. Utazabona umuntu w'imyaka 20 cyangwa se 28 cyangwa se 30 atereta ufite imyaka 14 cyangwa 15 ngo umwigane. Oya, icyo kigero nturakigeraho, kandi irindira uzakigeraho. Byibuza basi bagabo, basore, niba ugiye gutereta, tereta byibuza umuntu ufite imyaka byibuza 25. Ariko byibuza hasi nujya munsi y'imyaka 25, akenshi na kenshi ntago bizaba ari sawa. Umuntu uri hejuru y'imyaka 25 ni umuntu wakugira inama, ni umuntu wakugisha inama. Nk'abantu bakunda guterwa amada cyangwa se bakunda gutera amada atateganyijwe, icyo kintu tukirebeho. Icyo kintu tuzacyitondere, kuko iyo uteye umwana w'abandi inda afite imyaka 14 ubu mwangirije mu mutwe, ubu mwiciye kariyeri ye. Hari ibyiciro byinshi yakagombye kubarirwamo ahita atakaza. Dushyize umutima hamwe tugatuza, igihe cyo gushaka umugabo kikagera, imyaka 25 cyangwa se 24 ikagera, washaka umugabo ufite mu mutwe. Kandi nawe mukobwa washaka umugabo umaze gukugira ibitekerezo byiza bizima. Nzi neza ko umuntu w'imyaka 14 mu mutwe aba hafi ya bose abatekereza, abafite igitekerezo kidakomeye cyane. Umuntu uzi neza ko wese yaba atereta uwo mwana uri munsi y'iyo myaka 14 cyangwa se utarengeje imyaka 15, yicare yige, yicare yitekerezeho. Ibyo bintu akora ntago ari sawa. Cyane ko kuri ba bantu bakunda kwifata ngo bagiye gufata abana b'abandi ku ngufu, biriya bintu si sawa, biriya bintu ntago ari byiza. Ese ntubikora ngo wishime, ntubikora ngo ugere ku ngingo ushaka, kandi barahara bo wakidagaduriraho bafite imyaka za 30 ubaye ufite imyaka 25 ugiye gufata umwana w'imyaka 15, ni ikosa rikomeye cyane. Iki kiganiro kizageraho wese azakuramo ubwenge bwinshi cyane. Ndazi neza yuko bantu tuba dushaka gutereta cyangwa se tuba dushaka kugira ibyo dukora mu bintu bijyanye no kubaka, cyangwa se mu bintu bijyanye n'itereta, cyangwa se mu bindi n'ibindi, twabigenza gake, ukagirwa inama, ukagira inama. Kuko niba uteganya byibuza gushaka umugore, niba uteganya gushaka umugabo, wakagombye kwicara ugatekereza, ugatekereza kuri kiriya kintu kiba gikomeye, ugatekereza kuri kiriya kintu ugiye gukora kuko kiba gikomeye. Ukagisha inama ababyeyi, ukagisha inama abasaza,
ukagisha inama inkumi n'abasore nabo ubona ko bakugira inama tudaciye ku ruhande, kuko hari n'abagira inama, hari igihe ugenda ukagisha nk'inama umuntu, kuko ndakeka ko njye gushaka umugore, hari umuntu nigeze kubaza nti se ngiye gushaka umugore nzabigenza gute? Kunsubiza yaranshubije ngo simfite icyo nakubwira sahizi, rwubake ubone. Kandi koko ku rundi ruhande yarambwiye neza, ku rundi ruhande nkumva mbwiye nabi ngiye ubwanjye, ariko narihangana. Niba uteguye kuzana umugore, banza wumve ko sheri wawe niba umubwiye ngo nteganya kukugira umugore, banza wumve ko uzagerageza kumukundana ibyo ari byo byose umusanganye mu minsi mukundanye cyangwa se mu bihe mukundanye. Banza wiyumvishe ko ibyo uzamusangana byose uzabimukundana, uzabimukundira, kuko sheri wawe mushobora kuba mubonana yisiza amavuta, mushobora kuba mubonana yisiza agafondoti, mushobora kuba mubonana hari byinshi yahishe ku mubiri we, ukaba umubwira yuko umukunda. Banza witegure ko hari byinshi uzabona uzamubonaho ukabyihanganira. Ibyo bintu numenya kubyihanganira uzubaka. Sheri wawe size murabonanye yisiza agafondoti